Urakoze cyane ka tujye makuru mu Rwanda tuyaganira muri rusange duhereye mu ikipe y'ingabo z'igihugu twakiriye umuyobozi wa diviziyo ya kabiri mu ngabo z'u Rwanda ikorera mu majyaruguru akaba na chairman w'ikipe y'ingabo z'igihugu APRFC ni Brigadier General Deo Rusanganwa. Afande salut afande. Salut. Mwaramutse neza? Twaramutse. Tubaye ikaze mu rugo rw'imikino. Asante sana. Afande ngira ngo twabashaka kugira ngo tuganire ku makuru ari muri APRFC agenda avugwamo cyane agendanye na transferi n'abakinnyi bavuga yuko bashobora gusohoka muri ikipe y'ingabo cyangwa se bakongerwa amasezerano, ndetse tunaganire kandi no kwirushanwa ry'igikombe cy'intwari kuko na APR iri mu makipe ane azaryitabira mu kintu kimwe cya kabiri itangira ku munsi w'ejo. Kaduhere muri mu bakinnyi mu makuru avugwa mu bakinnyi ba APR hari yagiye hanze mereye kuri Clement Nigenera mu defenseur y'ikipe ya APR yagiye avugwa kenshi gusohoka muri ikipe n'ubu byongeye biragaruka. Twagira ngo bishyireho mu cyungo baravugwa mu ikipe ya Hilal irimo gukina n'ubundi shampiyona y'icyo cyambere mu Rwanda. Afande ibi ngibi bimeze gute? Ayo makuru nayo maze iminsi nyumva ku maradiyo ariko mu buryo buri official nta club nta offer cyangwa se nta rwandiko bigeze batwandikira baba bashaka n'ushaka bavuga benshi ariko nta rwandiko ruri official rwandikiwe APR rusaba abakinnyi. Ubwo yaba Clement yaba niyo mugabo Claude kapiteni yaba Ruboneka abo n'abakinnyi ndimo kugarukaho bagiye bavuga yuko na Dauda Yusuf bagiye bavuga yuko bashobora kwifuzwa n'iyi kipe. Ubundi hari standard official procedure sinzi niyo ko nabita mu Kinyarwanda uburyo bwemewe buzwi hakabaho kwandika urwandiko bakandikira club ni club kuri club. APR niko dukora. Ntabwo hari abantu njya numva bacinye bagahamagara turashaka Clement turashaka nde ukamubaza urinde ntanakwibwiriza naryo ugasana umuntu uraho ntubimenye. Ukumva n'umuntu ufite telefone yo hanze araguhamagaye ngo ndashaka Clement. Nkamubaze urinde ntagusubize neza mu kanya wambwira uti mwandike ibyo akubwiye ukumva hari undi mu Rwanda nawe uhamagaye ngo turashakire ukumva ye ni ibintu bisa nka wenda kandike kubyita abatekamutwe ariko ni ibintu biba bitari clear. Kandi twe club nka APR dukurikiza amabwiriza procedure nyazo barandika club ikaverify ikareba niba urwandiko ari rwo ikicara management ikicara technical team ikicara n'abanyamategeko tukareba umukinnyi cyafite amasezerano ari hafi kurangira hari uko biteganywa n'amategeko umukinnyi cyafite contract no hakabaho internal decision uburyo buri internal kwemeranya aba bantu bose bicaye technical team management na legal department twamara kubona ko noneho tugafata icyemezo internal yarangira tugasubiza izo zindi rero numva ngo kanaka baramushaka numva atari byo. Afande ari abakinnyi bakomeye muri APR kandi ngo barimo no gusoza n'amasezerano barimo abakapiteni y'umugabo Claude baruboneka bari hafi bari bageze ku musozo w'amasezerano yabo ba Mamadusi nuko murateganya iki kubijyanye n'aba bakinnyi niba umuntu atabaho bibaje hakiri kare ariko murateganya iki kuri aba bakinnyi byaba kuborekura cyangwa se kongera kuba mwabongera amasezerano? nta n'ikitwirukansa haracyari amezi niba atanu concentration ni igikombe babanze batwara ibikombe ibindi twanaganira bakina ntabwo ari ibintu bitwirukansa. Ariko umukinnyi afite offer nziza murabizi APR nta muntu igihuza kugenda gusa mbisubiremo ntabwo twafata umukinnyi turifuriza iterambere ry'umukinnyi n'imibereho myiza. Uramufata umutware muri club itazwi itanahemba yafatiwe n'ibyemezo byamugeze kumva mu gihe gishize Clement mwanje numva no ku maradiyo mubivuga niba mwarabonye ya club yamushakaga yafatiwe ibihano se twajya kumwohereza
si ukumwangiriza kariyeri cyangwa ugasanga afite ibibazo. Twebwe dufite n'ikindi tureba cyane cy'imibereho, development y'umukinnyi n'imibereho, turabajyanama be, ariko ntitwavubuza kujya ahantu heza. So iminsi isigaye ni mike, twanegosya n'ushaka kugenda yagenda, ariko numva n'iminsi n'ibibacika. Uwashaka kugenda ubu ngubu iyo waza kuba ari serious aba bashaka bakabaye baratugejeho ubusabe buri official. Ibindi byacu internal ko tuzasinyanya nabo, ibyo tuzicara nkuko nababwiye, technical team, leadership n'abanyamategeko turebe noneho tubasinyisha nta kitwirukansa. Hari aperi mundi ifite academy yitwa Intare, mwari mwaratije abakinnyi batandukanye, harimo witwa Niyo David mutiza muri Kiyovu Sport ajyana n'abandi. Niyo David aravuga yuko agiye kujya muri Turkiya, ndetse ngo no mu bijyanirana n'ubyo mwari muvuze mutape nta muntu tuzitira kugenda. Hari n'ibyavuzwe yuko ngo uyu musore ngo yari yazituye kugenda ariko birangira ngo agiye. Ese nibyo koko bya Niyo David biteye gute, kuko aracyari umukinnyi n'ubundi wanyu? Yagiye muri Turkiya, yagiye gukora igeragezwa, biteye gute iby'uyu mukinnyi? Reka mbisobanure neza n'ubundi bitaba nabyo rumors. Muzi ko abana iyo bazamuka ukuntu bagenda bazamuka tabatije muri Kiyovu, kugeza ubu ngubu habayeho communication itihuta hagati, niba nabita kutihuta hagati yacu nabo. Nza kubimenya ko umwana bamushatse ngo ajye gukora igeragezwa, mbimenya bitinze, ariko nabyo ni bene bya binavuga, ugasanga ni company raje. N'umubyeyi we yarampamagaye ejo biganiraho, mbona ndabaza se iyo company ni ntabwo company yatwara umwana, nabyo ni club igomba gukora. Niba bashaka trial ni company, yamenye ni club yandika ikadusaba ibyo bintu byose. Rero naje kubimenya ejo bundi, ngerageza kubwira umubyeyi we ko ntabwo tubuze umwana yarambere. Naje kubirangiza nijoro, ekipe yohereje ubutumire bwa trial muri Turkey. Noneho ubwo ndibaza niba atagiye nijoro aragenda uyu munsi, ariko nabe byanguyeho byihuta cyane, ariko ni communication yabaye nke kubera no kuba ntari impara, ariko ni amakuru nayo ntagire ibindi bazana bitari byo. Aramarayo minsi cyumweru kimwe, minsi 10, minsi renga ahitagaruka. Nibicamo aragaruka, bizakorerwa ahangaha ni ukujya muri test gusa hagaruka. Dusoreze rero ku mikino y'igikombe cy'intwari. Twinjiye muri mudo y'igikombe cy'intwari, itariki ya 2 ukwezi kwa kabiri. Ni umunsi unafite n'icyo uvuze kuri mwebwe nk'ingabo zacu, ndetse no kuri APR muri rusange, kuko ni ikipe y'ingabo. Nirushanwa mwiteguye gute ku munsi w'ejo saa 9 ruzarwambikanya hagati na AS Kigali? Ekipe yiteguye ite muri rusange, nubwo iri muri shampiyona irimo kugenda yitwara neza, ariko muritegura gutira irushanwa? Abasore murababwira iki bijyanye ndetse n'uyu munsi uzizizwa ku itariki ya 2? Of course iki gikombe nacyo mu sigaye mbona byose ari ingenzi bikombe, ubwo niko bizagenda. N'aba bavandimwe bagenzi banjye niyo bazaza bakansaba ngo njye mbagira ibyo mbasigira, ariko imyiteguro yanyenyereka ko bose mbari hejuru. Nubwo twajya mu kubidiscusinga nzi ko nayo batwara, ariko nta kundi nyine ni mu kibuga tuzakina tureba, ariko turi ready. AS Kigali murayiteguye, abakinnyi morale ni yose, nta kibazo? Morale ni yose, habayemo gutinda murumva ntituye tubona ibiruhuko kubera nyine nuza schedule imikino ukuntu hari yegeranye, kandi dufite abanyamahanga benshi, ntabwo bafata abantu ngo bahera. Ubundi habaho ibiruhuko bihagije, ariko twe ntitwabigize. Tubaha iminsi mike 4, 5. Bagezeyo bamwe bagira utubazo tw'amapassport n'iki, batari bazi ko arangiye, bibatinda kujya bashaka passport zindi. Uto dusa nkaho twatinzemo, ariko dufite abakinnyi bahagije. Ntabwo tudipenda ku bakinnyi 1, 2, 3. APR ifite abakinnyi bahagije, abahari rero bazakina, kandi n'abandi nabo baje. Ndizera ko n'abahari bandi bafite ubwo bushobozi. Nta mukino muri APR udafite ubushobozi bwo gutwara ibikombe. Abakinnyi ubwo baba bataraza ni nabaheri Mamemeri Dao bagomba kwajya nimugoroba. Swane agomba kwagera, nawe passport yayibonye.
Dawuda yahageze na Dao ngira ngo ni Swane niwe usigaye ariko nawe ari mu nzira araza nawe byarakemutse. Umutoza nawe yaragarutse. Umutoza araza uyu munsi yahageze. Afana ngira ngo tubashimire, urakoze cyane, ndumva nta gisigaye twababaza. Tubashimire, murakoze cyane ku mwanya muhaye Radio Rwanda. Mujye mutubaza ibihuha mubireke ibihuha, njya mbagiye inama ko mujya mubaza ibiryo muri APR tuzatubasubiza aho kujyaho ukiyamira uti mukenyaragiye ububeshya abanyarwanda abafana bacu mubabeshya pe. Mujye mutubaza, turahari, nta nahari, amakuru nta nayaguha mu gikari rwose. Akoze Afana. Asante. Akoze chairman w'ikipe ya APR, akaba ari Brigadier General Deo Sanganwa. By'ibihuha arabajije wanga gusubizwa icyo abantu batabaza ariko usibye kwiyamira bitwaye icyo mutabaza urumva amakuru uburyo batomoye neza cyane. Hari ikintu umuntu arenzaho kweri? Ntacyo urenza ariko urumva icyo ntacyo ruvuga ngo warenza, ariko urabizi ko mu gihe cya transfer habamo izo rumors zigomba kuba ntago zabura. ikuzi impamvu ruvuye, reka nkwereke nuvuga ngo ntavuze ko abo bakinnyi bari kumera y'amasezerano yabo harabura amezi make kuko bazarangizanye n'umwaka w'imikino, ubwo tubara nko mu kwezi kwa gatandatu. Hari umwaka w'imikino angira ku 30 z'ukwa gatandatu. 30 z'ukwa gatandatu. Umukinnyi kora ko ikipe ntiratangira kumuganiza ku masezerano, umukinnyi ashobora kuvuga ati reka inkuru zijye hanze, article zikorwe kugira ngo ikipe arimo itangire itekereze ndetse inatekereza uburyo ishobora kuba niba tuvuge n'urugero Nige na Clement Ruboneka Dodo Yosif ari kuvuga mu kipe ya Al Hilal bari gusoza amasezerano. Iyo kipe ya Al Hilal yes abakipe barayibonye, we n'umwaka utaha ntabwo bishobora kuba byarateye wabo umutekano waraje bagasubiraho ntibagumana mu Rwanda. Ariko nuvuga ngo ikipe itanyira kuvuga ngo ko Nige na Clement agiye ko Dodo Yosif ari yemeze biti by'amasezerano batayikora. None niyo mugiye kuganira baba bakubwira ngo amakipe arimo aranshaka, niba washaka kumuhereza nka $20,000 ngo yongere amasezerano, avuga ati reka giye muri Tanzania cyangwa muri Sudani bari kumereza 50, niba abafite umunzani nutamereza 70 ntabwo biruze kuza gukunda. So ruvuga ngo iyo ni trick rero iba mu gihe cy'ama transfer, ruvuga ngo hari cyane cyane ibyo bikorwa n'aba agent b'abakinnyi. Ruvuga ngo bandikisha article mu bitangazamakuru zikajyanze zikavugwa, abakinnyi babarinkinga ku yandi ma equipe kugira ngo aho bari ofure amasezerano yongerwe, cyangwa se ikipe itangira kujya muri position vuga ngo niba umukinnyi yataye gutekerezwa n'andi makipe twakora iki. So navuga ko abigize kenshi zirumazi baziza kugira ngo umukinnyi yibutse ikipe arimo no kugira ngo yizamurira agaciro mu buryo bwo kuza kongera kontara mu gihe kigiye bihagije. Ibyo ntago byo byitera bwo sibyo wabizana. Nyine Fanda arakubwira ati twebwe tugomba no kubanza tukareba club umwana agiye. Nyine naye ni kuvuga tukareba club umwana agiyemo, hari nizo twamenye zari mu bihano noneho nibabanze banatware n'igiko zifite n'ibibazo ibyo ni byiza ko amasezerano turongera amasezerano dushavanga urandikisha ngo zariti ushobora kuzandikisha ukanasakuza n'ibyo byose bikarangira ntaho ugiye. Abana bafite uburyo batojwe, ubwo no uburyo umuntu yavuga discipline urumva bwa transfer ibintu byiza, indangagaciro za gisirikare zihura n'iz'ubupfura n'ubunyangamugayo. Ibyo kujya kwandikisha barakubwira bati turabyumva turanabibona, ariko buretse tubanze tukurebera ikipe gukwiriye dukurikije uburyo twakureze, uburyo twabanye. Navuga APR bo ntago bareba ngo niba waha amafaranga ngana gute. Afande aravuga ati twebwe iyo umukinnyi, Afande SDS yageze kubivuga, aravuga ati iyo umukinnyi wacu twebwe hamagaye mu ikipe y'igihugu haragahimbaza musiki tumugenera. Yego urumva kubera ko abagaragaje urwego rwiza kandi natwe twagizemo uruhare. Kandi ibyo kwandiki niba n'umuntu wo muri APR ufite izo gahunda namubwira yuko agomba gucira birarura, ubwo aho ngaho kwa rugusobanura uburyo cyangwa akubitwa icyo bita corporal punishment. dusubira invitation ya Niyo David aho ngaho nayimanuremo uko kwa rugusobanura uburyo icyo kintu hano nyine rumaze impamvu ziza n'uburyo zikorwamo, ariko kurepera aho birasobanutse kuko bareba n'ikipe igiye kukuguha. Iyo wabona ugiye mu ikipe
ifite ibibazo ibibazo barabikurinda kugira ngo batume ubigwa kugira ngo ujye mu bibazo uzavuge ngo bande kwenge mu bibazo. Ni nayo mpamvu uzarebe abakinnyi bava muri EPR kubera ko discipline byanze ruvuye baba barabanza bakarwaza bakagerageza byose bigashoboka avuga ati rero aho byanze hari nabo byanga avuga ati nakibazo bugiye ariko nyuma bakazara avuga ati wa muntu yabaye iwacu bakagororora bagashaka uko bagwa akazi niba muri amakipe batoya cyangwa se nini dusomere bari twinjire muri Rayon Sport turi transfer zirimo abarayo nabo tubabwira ibyabo. Yes, ni baruwa baragira bati ubwo Sami uragenda vangamo nawe akantu ko kusemura neza. Yego nk'umuntu w'intiti Public Joint Stock Company Gona amazina ya company. Yego Riven Fox Club Veres. Gona ikipe yitwa Riven Fox Club Veres bayita ubundi FK Veres. Mu magambo yene. Yes. Public Joint Stock Company Riven Fox Veres Usreu. Gona izina ry'umujyi. Yego. Registered address 35 Simona Peltiry St. Riven region, Ukraine. Gona izina ry'umuhanda. Yego. With this letter officially invites to view the citizen of the Republic of Rwanda, Neo David, born on 23rd June 2007. Ati ibaruwa iratumira umukinnyi w'umunyarwanda witwa Neo David yavutse tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2007 ini Musanze Muhoza, yavukiye mu murenge wa Muhoza w'akarere ka Musanze. Passport bagashyira nimero passport. Yego. Valid from August 13th 2024 to August 12 2029. Ubwo ni agaciro ka passport na igihe izamara. Issuing authority government of Rwanda. yatanzwe na Repubulika y'u Rwanda. The purpose of Mr. Neo David's temporary travel is participation in a football training camp and trial period organized by PGCS Riven Fox Club Veres. Ati intego y'uru rugendo no kuza kwitabira imyitozo irimo n'igeragezwa yateguwe n'iyi kipe ya FK Level. In Antalya, Republic of Turkey. Turkey. Ni imyitozo iri kubera Antalya ni ku nyanja ya Mediterane. Yego. Bari muri Turkey. Yes, with the aim of evaluating his sporting performance. Ati mu bifite intego yo kureba ubushobozi bwe bijyanye no gukina. PGSC Riven Fox Club Veres guarantees players return home February 11, 2026. Ati ikipe ya FK Veres yemeje kazagaruka mu rugo tariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri. Respectfully, Deputy General Director Yuri Privakavriski. Izina ryo sindisubiramo. Director General. Nongereje Director General. Iryo zina rigaksiravuze. Axel subiremo nashaka gusubira. Sami, ko ndi hano muri baruwa ko mbona ibintu ko mbona harimo ibintu bya Ukraine. Urumva amakipe yo muri Ukraine yarangije fazari kwe ntambara bari gukora pre-season muri ikipe yo muri Ukraine ariko ikora pre-season muri Turkiya. Okay. Iyi niyo muri Ukraine ntago ari muri Turkiya mu cyiciro cya mbere. Iyi ni ya 11 mu cyiciro cya mbere. Iri ku mwanya wa 11 ni ekipe iri gukorera muri Ukraine Antalya kubera ibibazo by'intambara biri muri Ukraine. Iri muri Turkiya ubu muri Turkiya. Nshimire cyane Fande Katibito rwose sigari ari flexible cyane. Bundi kandi numvize byasabye ko ntacyo ariko yagiye nubwo byagoranye Fande aravuga ati ashobora ko yagiye cyangwa aragenda uyu munsi urumva yagiye saa 8 n'icyo z'ijoro. Fande aheruka amakuru n'ijoro urumva ko yabikoze n'ijoro urumva yagiye muri interview bayisinye habura amasaha make agenda. Ariko rwose iyo flexibility uko kwiyoroshya rwose no kubona ko ibintu ari ibintu bisanzwe kandi ari avantage z'umwana ari avantage z'umukinnyi kuri Afande Katibito kude chapeau rwose ni ibintu byiza cyane. Impamvu mvuga Katibito aba bana nibo bazi nibo babarizi niyo abayobozi bahamagaye niyo babaza bakavuga batarya ya kese y'umwana imeze gute. Urumva ibintu kugenda kugira ngo bigere kuri mama w'uyu mwana Neo David giye twimura radio urabyibuka twaganiriye Saramubiyanga na nuze na Academy yazamukiyemo na Elizabeth. Urumva bose twaraganiriye yazamukiyemo ngo Ndimana Fabi nabo bita batinye Imana Elisa cyane. Urumva kugira ngo ibintu bigere mu kazi kose kugira ngo bigere ku mubyeyi w'umwana afata icyemezo cyo guhamagara Fane Chairman ibintu ntago yabyoroshye. Urumva ni process yamaze igihe kinini bamaze umwaka urenga n'igice bamukurikirana ngo banamukurikiranye muri Feyasa mu mikino ya Feyasa yakinnye. Hanyuma banyuze kuba agent b'umunyezamu wa Kiyovu. Uyu munyezamu uyu nguyu
uyu byemve uyu munyakameruni wo muri baramubaza ati viziyo uwo mwana bimeze biti arababwira ati ni umwana ukiri mutoya ufite ubuhanga gutya umeze neza disipurine ni iki barazi nta baramwirebera Kiyovu iri gukina barangije batangira process bakajya babwira ati muhakenewe ibi bamushakiye visa bamwohereza na tike y'indege hanyuma icyaburaga yari iretere urumva bandikaga mu izina rya company ekipe ikavuga ati ntabwo twe dukorana collaboration na company hanyuma barahamagarana urumva bamwe badafite nayo makuru abo ba coach Marite babijyamo birangira bageze kuri mwenyewe chairman arabwa ati muzane turebe nk'umuntu uza amategeko umuntu uyobora division ya kabiri ugomba kuba afite notion ko yadakoze ku mategeko azi ibintu bitari ku murongo n'ibiri ku murongo akoresheje style systeme militaire ko yadakoze kumenya ikintu kiri fake n'ikitari fake cyane arasoma kareba ashaka makuru kwa umbana ashaka makuru ashaka ni ikipe izwi asanga ni ikipe izwi mu cyiciro cya mbere muri Ukraine apa ibibazo by'intambara ikipe zo muri Ukraine zakinaga Champions League za Shakhtar Donetsk na makipe akomeye za Dynamo Kiev na makipe akomeye hanyuma amaze kubona makuru asanga nibyo ateraho stamp aravuga umwana amahirwe masako niyo David nicyo kintu twamwifuriza nk'abanyarwanda bakoze Kiyovu no mwaka ntiyari afite ibitego 3 na assist enye yamaze kuyirora mu bitego 7 amahirwe masa tubito nzora nyamuneka Axel manura muri Murera ibihembo by'icyumweru yabaye umukinnyi Axel nkwamagaye kangahe manura muri Murera